imitima yacu ntabwo ihagaze mwami. Urakoze kuri Imana yacu, urakoze kuri data, urakoze kutakiri Imana ya kure, urakoze kutakiri Imana umuntu asanga mu ihema kandi akahinjira afite n'ubwoba ko ashobora no kuhagwa. Urakoze kuri Imana iri imbere muri twebwe. Urakoze ko abera waduhaye umugabane isi idashobora gutanga. Yesu wabwiye abigishwa bawe ngo icyagira icyo kibamarira nuko wagenda, kuko nutagenda ntabwo undi mufasha umeze nkawe bazamuhabwa. Warakoze kuduha umwuka wera. Uyu mugoroba tugarutse imbere yawe, imitima yacu ntihagaze, imitima yacu irishimira icyo wakoze muri twebwe. Ndasenze mwongere ukore ku maso yacu y'umwuka, turushaho guhishurirwa ibyo twahawe, turushaho guhishurirwa umugabane isi idashobora kutwambura, turushaho guhishurirwa abo twagizwebo imigambi ya Satani itabasha gukoraho. Ndagushimira kuri ukuri, ndagushimira kuri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze icyo waritumye gukora. Ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe mwami w'abami, wongeye guhishurira ubwiru bwawe, kubabwira icyo agaciro wakoze muri bo. Urakoze kutari Imana ya kure, urakoze kuri Imana iri imbere muri twebwe. Subiza gusenga kurimo kuzamuka mu ndiba y'umutima we. Mwuzuza amahoro azanwa no kukumenya, mwuzuza amahoro azanwa no kuguhishurirwa, mwuzuza ibitwenge, mwuzuza umunezero, mwuzuza imbaraga zawe. Kuko ntiwatangiye umurimo kugira ngo uwucire hagati, ntiwatangiye umurimo kugira ngo ugarukire bugufi. Nturi Imana y'amagambo. Ubwami bwawe si ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Reka we watuye muri we. Ubwo abami basanzwe amazu yabo hari ibitayagaragaramo, ubwo abami basanzwe muri presence yabo abantu bahakirira, abantu bahabwa ibyo basaba. Mu mazu y'abami basanzwe hari uko hasa, hari uko hateye, hari uko hameze, bigendanye n'ubwami n'icyubahiro cyabo. Nankanswe y'umuhungu n'uy'umukobwa bagizwe ubuturo bwawe. Ndasenze ngo muri iyi minsi irindwi nyaguhora ku ngoma, ikintu cyose kiri mu buzima bwe, ikintu cyose kiri mu mubiri we, ikintu cyose kiyometse ku bugingo bwe, ikintu cyose kibujije umwuka we gusabana nawe, kitagendanye no kubaho kwawe, cyamburwa imbaraga, gikurweho mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Niba uhari uburwayi ntibwahaguma, niba uhari uburetwa bw'icyaha ntibwahaguma, niba uhari ubwoba ntibwahaguma, niba uhari inzozi mbizi ntizahaguma, niba uhari uburetwa bwa Satani ntibwahaguma. Reka kubaho kwawe muri we kuzana impinduka zidasanzwe. Muri iyi minsi twaje kubwira ngo tugufitiye umwanya, muri iyi minsi twaje kubwira ngo turagushaka, muri iyi minsi twaje kukubwira ngo ni wowe twifuza. Reka kubaho kwawe kumaremo intege nkeya, kumaremo ubupfapfa, kumaremo ubuswa, kumaremo gusuhuza umutima. Reka kubaho kwawe kuvuguruza iby'umwanzi amaze imyaka amwongorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka kubaho kwawe kuvuguruze ijambo ribi ryose ryashyizwe ku buzima bwe. Reka icyamuteye aho gituruka hariho hose kubibeshya ko bafite izindi mbaraga bakorera ubundi bwami butari ubu. Reka icyamutinyutse uyu mwanya cyamburwa imbaraga mu izina ryawe Yesu. Reka itegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwe ribereyeho kumubuza amahoro, ribereyeho kumubuza kwigira imbere, ribereyeho kumubuza guhagarara mu byo wamugeneye, ribereyeho kumubuza kugera aho wamugeneye. Uyu mwanya ryamburwa imbaraga mu izina ryawe Yesu. Ndamuvugaho umugisha no kugirirwa neza kuko agutunze nk'Imana ye bwite. Ikintu cyose kitaturutse kuri wowe kiyometse ku mwuka we cyamburwa imbaraga uyu mwanya. Ni umunyamugisha, ni umunyembaraga, arahabwa umugisha, aragirirwa neza. Reka iyi minsi mubere iminsi yo gutumbagizwa mu birere by'umwuka mu bwiru bwawe. Uburetwa butuma atasenga ngo bikunde uyu mwanya bumenagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uburetwa butuma tumva ijambo atarisoma ngo bure gusinzira, atarisoma ngo bihirwe. Reka ubwo buretwa bumenagurike, ikirere cye cyo mu mwuka nicyeyuruke, nigifumbuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nahabwa ibyo twaherewe ubuntu mwami, ntitwabihawe mu mbaraga zacu, wabiduhereye ubuntu
ku ntebe yawe y'imbabazi, wabiduhereye ubuntu ku ntebe yawe y'ubuntu. Abigiye imbere mu by'uru rugendo babiherewe ubuntu, reka bibe umugabane we, bibe umugabane we. Umubiri we n'ubuturo bwawe, reka umubiri ukoreshwe ibiguhesha icyubahiro, bituma izina ryawe rishyirwa hejuru. Mu izina ryawe Yesu, ndafunga umuryango w'inzozi zitavuye kuri wowe. Mu izina rya Yesu, ni ubuturo bwawe, ni uwawe. Reka ibyo uvuga aba ari ibyo arota, aba ari ibyo yumva, ibitavuye iwawe byamburwa imbaraga. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'umwijima zitwikira ijoro, zikitwikira ibitotsi kugira ngo zimubuze amahoro uyu mwanya, zitandukanywe n'ubuzima bwe. Mu izina rya Yesu, ganirizwe nawe, yiharirwe nawe. Uko mu mazu y'abami b'isi hatakwinjiramo ababonetse bose n'abatahawe ikaze, reka muri we mwana ibivuye iwawe byonyine aba ari byo bihaba. Urakoze ko washimye gutura muri twebwe tukiri muri iyi si y'intege nkeya, n'iyi mibiri y'intege nkeya, ariko ugashima gutura muri twebwe. Ntiwabaye udutegereje mu kirere ngo itorero nirizamuka bariho tuzahurira, washimye kuza gutura muri twebwe. Abantu b'intege nkeya, abantu basonza, abantu bananirwa, abantu bapfa, ushima kuza gutura muri twebwe. Ubwo turi ubuturo bwawe, reka ikintu cyose kidavuye kuri wowe uyu mwanya cyamburwa imbaraga. Mu izina rya Yesu, muri uku kwezi kwa munani twigizwe imbere, muri uku kwezi kwa munani twigizwe imbere, arenga aho yatinze. Mu izina ryawe Yesu, impano wageneye kuzakorera muri twebwe, reka tube mu bazihabwa, tube mu bazikoresha bizewe, kugira ngo twongere n'izindi. Reka imitima yacu ice bugufi, kuko dutunze umwami, umwami uruta abami, umwami w'abami, waremye ijuru n'isi. Igisha imitima yacu guca bugufi kubwo buntu twagiriwe, kugira ngo dushyire hejuru nk'uko wagambiriye, udukoreshe nk'uko wagambiriye. Amaraso yawe atwikire ubu bwoko, abatwikirane n'imiryango yabo, adutwikirane n'imiryango yacu. Abatarakizwa iwacu bagirirwe umugisha kuri twebwe, maze nabo mwami bakumenye. Abagifite akaguru kamwe mu nzu y'Imana n'akandi hanze, bagirire umugisha muri uku kukwegera kwacu, maze nabo bazane mu rwuri rwawe. Ndasengera abarwayi bari muri twebwe, ndasengera abarwayi b'inshuti zacu n'abo twamenye bameze nabi mu mibiri yabo. Ndasenze ngo uyu mwanya habeho kunamurwa no gukira no guhembuka mu izina rya Yesu. Ibyapfuye mu ngingo zabo, ibyapfuye mu mibiri yabo, iby'umwanzi yatsikamire, uyu mwanya bizuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, baguhimbaze baguwe neza. Iyi mibiri yabo ni ubuturo bw'Umwuka Wera, si imibiri yo gutakiramo no gusohoza umutima, si imibiri yo kuborogeramo, ni imibiri yo kuguhesha icyubahiro. Urakoze mukunzi mwiza, nizeye mwami guhura nawe ku rundi rwego, nizeye umugisha uzaha abahungu bawe n'abakobwa bawe, nizeye kugendererwa nawe, nizeye kuzamurwa mu bindi birere byo mu mwuka, nizeye kuguhishurirwa no guhishurirwa ubundi bwiru bwawe. Urakoze kuri kumwe natwe muri iki cyumba cyo hejuru, urakoze kumva gusenga kwacu, ibyo tuvuga n'amagambo, ibyo tuvuga mu miniho y'umutima, ibyo tuvuga turi mu mago yacu turi twenyine, ibyo tuvugira hano hantu, urakoze kubisumva. Ihishurire abatakuzi, ihishurire abakwitiranyije, ihishurire abashakiye imbaraga ahandi hatari muri wowe, maze ubereke kuruta ibyo byose, uruta ubwo buriganya bwa Satani, uruta ibihendo bye, kuko ibihembo byawe ni byiza, birimo amahoro, birimo uburyohe, birimo umunezero. Ndabavugaho kugirirwa neza no kurindwa, ndabavugaho umugisha n'ijoro ridasanzwe. Ongera tuganirize,
tumenyeshe imigambi yawe, tumenyeshe ya migambi ya rusange dusanga mu ijambo ry'Imana, utumenyeshe ya migambi y'umwihariko ujye uvugana n'umuntu ku giti cye. Twese uko turi hano uratuzi, kandi hari ibyo wanditse ku buzima bwacu tutarabaho no munsi n'umwe. Hari ibyo wavuze ko nzagenderamo, hari ibyo wavuze ko nzahagararamo, hari ibyo wavuze ko nzakorana nawe, hari ibyo wavuze kuri aba bahungu n'abakobwa byagenewe bo bonyine. Ubibahishurire mwana, ubibahishurire. Iyo biduhishuriye bitubera igitsikamutima, iyo biduhishuriye bitubera ikituryohera, kikaduha imbaraga zo gukomeza tuganikana. Urakoze mwami mwiza, twongeye kubwira ngo tugufitiye umwanya, tugutuye indirimbo zacu, tugutuye amasengesho, tugutuye amasaha tumara imbere yawe, byose bikubera igitambo kiguhumurira neza. Umugisha aba bana bawe bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe, uzongera udushoboze no ku munsi w'ejo. Umugisha abo tubana bari kure, yewe nabo tuzabana hanyuma bagasengana natwe mu minsi izaba ishyize kera, nabo baha umugisha kandi ijuru ribakingukire. Umugisha abakora imirimo itandukanye kugira ngo kuri iki gicaniro dukomeze kuhakorera umurimo wawe. Ubaha umugisha abatanga ibyabo, ubaha umugisha abatanga umwanya wabo, ubaha umugisha abadufata amaboko bari kure cyangwa bari bugufi, mu mwuka cyangwa mu mubiri. Ubaha umugisha, umugisha abana bawe bagukorera ubudasiba hano mu nzu yawe kugira ngo tugukorere tuguwe neza. Ubaha umugisha, wumve gusenga kwabo kandi ubavomerere, bahore bafite ubuzima butoheye muri wowe kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Atangira avuga ko utizera Imana bidashoboka ko ayinezeza, ariko agace gakurikiraho karavuga ngo wegera Imana yizere ko iriho kandi igororera. Haleluya abayishaka. Ntabwo gusenga kwacu rero gupfa ubusa. Bibiliya y'Igifaransa ikoresha ijambo rivuga ngo remunerateur, mbese irahemba. Haleluya, ifite ibihembo iha abayishaka. Amen. Yesu urabyizeye. Haleluya. Izina ryayo yitwa Ntihemuka, nubwo ifite amazina menshi. Amen. Ntabwo ibeshya, nta nubwo ari wowe izaheraho ibeshya. Numva afite ibiririmbo byinshi mu mutima wanjye. Haleluya. Ntabwo ndaza kuririmba n'igihe nyine. Amen. Uramfasha. Yesu ni mwiza, ni uwo kwizerwa. Haleluya. Cyampa ijambo rye rikagwira mu mutima wawe, kongera ukamwizera birenzeho. Inzira ze zitandukana n'izacu, uburyo akoramo ibintu bitandukana n'ibyo tuba dushaka n'ibyo tuba dutegereje, ariko ntibivuga ko adakora. Haleluya. Icyampa ntugarukire bugufi mu gusenga kwawe, icyampa ntugarukire bugufi mu kumwigiraho, kugira ngo ibiza agomba gukora muri wowe no gukoresha no gukorana nawe bitagarukira bugufi. Hari umuntu yumvise? Haleluya. Unyemere ntugarukire bugufi, icyo umumenyaho ugikore, agace umuhishurirwaho ugashyire mu bikorwa. Haleluya. Rimwe na rimwe niyo byaba binyuranye n'ubwenge bwacu na logique zacu, ariko kuko ari we ubivuze, nk'uko yabwiye Petero ngo barobe ku manywa, Petero aramubwira ngo ubwo ari wowe ubivuze. Haleluya. Nuba uzi ko ari byo avuga, ari byo bamwizera babamo, ari byo bagenderamo, n'igihe bizaba bitari mu gukwirwa mu bwenge, uzajya ubifata ubibemo. Haleluya. Hanyuma njye nawe ntabwo tuzagarukira bugufi. Haleluya. Unyemerere rero ntitugusige hagati mu rugendo ngo nuko utarimo kubirebesha amaso. Amen. Ushubije amaso inyuma, niba umaze igihe kirenga umwaka ugendana n'umwami, hari ineza y'Imana wabonye ku buzima bwawe. Uko ni ukuri. Hari amarira Imana yahanaguye ku maso yawe, hari ubutabazi wabonanye Imana. Haleluya. Hitamo rero ibyo hitamo, ubibandarareho, ubikomereho, ibyo ukunda usaba umwuka wera agushoboze kubikunda no kubitindamo. Haleluya. Ikindi kintu kinejeje nuko atigeze aduhamagara mu bintu ngo nangiza abidutemo abidusigemo. Umwuka wera niwe udushoboza gukora kubaho ubuzima bunejeje Imana. Niwe watumenyesheje Kristo, amudutungira agatoki. Haleluya. Duhishurirwa Kristo. Amen.
kandi ntabwo arekeraho, arakomeza uwo murimo yatangiye akawukorera muri twe. Intwari zose zo kwizera, yaba iziriho uyu munsi, yaba izabayeho mu gihe cy'intumwa, haleluya, zose zashobojwe n'umwuka wera, haleluya. Aracyahari kugira ngo adushoboze. Iyo umuntu akiri umunyabyaha aba ari imbata y'icyaha. Icyaha kirategeka kikagukoresha ibyo udakunda. Iyo tutarabimenya tugira ngo abanyabyaha n'ababituyemo banejejwe nabyo, harimo abanyabyaha bababajwe nabyo, haleluya. Imana yacu itugire neza. Yabakuyeyo kugira ngo bataba baretwa b'umuntu n'umwe. Niko Yesu adukurayo kugira ngo tutaba baretwa b'icyaha, tutaba baretwa ba Satani, utaba imbata y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, usigara uri imbata y'Imana. Ububata bwonyine bwemewe ni ukuba imbata za Kristo, kuko we ni umutware utwara neza, haleluya. Nta nubwo tuba imbata ze, tuba abana bakora mu rugo rwe, haleluya. Rero ububata ubwo aribwo bwose wakwibonaho, nagira ngo nkubwire ko butari mu mugambi w'Imana. Satani ntagushuke ngo uvuge ngo nuko Imana yabishatse, Imana yarandetse, niyo mpamvu ibi byaha bimbasha, niyo mpamvu uburetwa bwa Satani n'uburetwa bw'intambara ryo mu mukere yose, niyo mpamvu bundiho. Si bwo bushake bw'Imana. Uburetwa bwose bwaza ku buzima bwawe buhari mu buryo butemewe. Reka duhese icyubahiro, haleluya. Uwadukijije kuba imbata ngo akabakurayo akabemesha ngo mbagendesha mwemye, amen, haleluya. Nashyize ubuturo bwanjye hagati muri mwe kugira ngo mumenye, kugira ngo tubane, kugira ngo tugirane ubusabane, kandi umutima wanjye ntuzigera ubanga. Imana irahira. Kandi ntimuzagenda mwenyine. Bari mu rugendo rusanzwe, barambuka mu butayu, baraca mu bigoye, ariko Imana irabwira ngo ntimuzagenda mwenyine, njyewe ubwanjye nzashyira ubuturo hagati muri mwe kandi nzagendera hagati muri mwe. Ibi bintu niko byagendaga. Ntago bagenda bapfaga kwiterera amahema uko bashatse. Ihema ry'ibonaniro ryabaga riri hagati, Abalewi bagakurikira, ubwoko n'amazu yabo bagakurikira. Byose byari umugambi w'Imana kandi byashushanyaga ibizakorwa mu gihe cyacu muri Kristo Yesu, haleluya. Cyangwa umwuka wera akabikumvisha. Data yamye yishimira kubana natwe kuva kera, haleluya. Hari ubuturo, birenze ubuturo haba icyo twita isanduku y'isezerano, ahantu Imana yagaragariraga, ahantu hari hateye ubwoba, hari igitinyiro cy'Imana, ariko Imana ikahaba kugira ngo nibashaka kuvugana nayo, nibashaka kwiyoboza inzira, nishaka kubabwira ibyo yifuza kubabwira, bahurira aho hantu, haleluya. Byari byiza, byari biryoheye buriya bwoko, ariko byari birimo n'ikindi kintu kiremereye, kuko bamwe barabiziraga bakanahapfira. Yesu ashimwe. Abalewi 16 umurongo wa 2, haleluya. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni mwene so ye kujya yinjira igihe ashakiye cyose ahera ho hirya y'umwenda ukinze, imbere y'intebe y'ihongerero iri ku isanduku yera, adapfa, kuko nzabonekera ku ntebe y'ihongerero ndi muri cya gicu, haleluya. Ya Mana yifuza kuba mu buturo ni ya Mana ifite noneho ahantu ibonekera, ariko ntibasabwa gupfa kuhinjira uko babonye. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni mwene so ye kujya yinjira igihe ashakiye cyose aheraho hirya y'umwenda ukinze, imbere y'intebe y'ihongerero cyangwa intebe y'imbabazi iri ku isanduku yera, adapfa, kuko nzabonekera ku ntebe y'ihongerero ndi muri cya gicu. Mu yandi magambo, njyewe Imana nzaba mpari, haleluya, nzahahora. Babizemo babyitondeye. Hepfo nukomeza iki gice uzabona amategeko n'amabwiriza n'ibintu byose basabwaga gukora. Iyo rero umuntu atasobanukiye icyo Kristo yakoze, iyo umuntu atasobanukiye umwuka wera twahawe, yumva ibi bintu byari barimo byari byiza. Icyaduha rimwe na rimwe turabivuga mu buswa bwacu, mu bupfafa bwacu, umuntu akavuga ngo yaba narinzi nk'ahantu Imana iba, ngo ngende nyisange tuvugane ibi n'ibi n'ibi. Yaba Yesu yaragihari ngo indwara zanjye nzimushyire, ninduha ngende musange, wenda negitike y'indege simbizi njya Yerusalemu, cyangwa yaba Yesu yarari mu gihe cyacu, tukumva nibyo byiza. Ariko reka mbabwire ko ari ukutamenya icyo umwuka wera yakoze, haleluya, no kutamenya icyo Yesu yakoze. Aha ngaha barahinjira bitonze kugira ngo badapfa. Hejuru yaho gatoya abahungu ba Aroni bari bamaze kuhagwa, kuko bari babikoze mu buryo butari bwo. Ariko wumva igihe twinjiyemo, haleluya, igihe twinjiyemo Yesu waratubwira ngo nituze twegere intebe y'ubuntu tudatinya, haleluya. Muzi ko bizera twese n'intege nke zawe n'ibikunanira n'ibyo uvanga n'ibyo washoboye, muzi ko twese duhawe ubutumire bwo kwegera intebe y'ubuntu. Iyi ntebe itaregerwaga
twebwe twahawe kuyegera kubera Kristo Yesu. Haleluya. Icyo nicyo gitorero rihagazemo. Mbibutse ko itorero ntago rizaba mu bwiza burenze ubwo ririmo uyu munsi. Ubwiza bubiki wabera butangaje buri mu icyubahiro n'igihe tuzazamuka, n'igihe ijwi impanda rizavuga tukajya kubana n'Imana mu ijuru. Ariko iki gihe cyo gukora cy'umwuka wera icyama tukabisobanukirwa. Haleluya. Tukwigira imbere mu kubimenya ngo tumenye ubuntu twahawe. Haleluya. Abaheburayo 4:14 kugeza kuri 16. Amen. Bari bafite umutambyi witwa Aroni, bari bafite umutambyi, abahungu bari abatambyi, bari bafite n'abandi kuko umutambyi uko yapfaga yasimburwaga n'uwundi. Bari abatambyi bapfa, bari abatambyi bakosa, bari abatambyi basabwa kwitambira ibitambo kugira ngo nabo batahagwa. Ariko uyu munsi udutumira kwegera intebe y'ubuntu ni umutambyi utagipfa. Ni umutambyi ubwe yahindutse igitambo kugira ngo wowe nanjye twemerwe. Haleluya. Ndakwifuriza kwinjira mu masengesho y'iminsi 7 ubizi neza ko wemewe. Kadoye se cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mutima ushobora gusubiza ngo ariko seruta ubu nanjye nakwemerwa na bya bindi nazantege nke, dore nk'uyu munsi nariye kandi mwiyirije, dore nari nkwe amata cyangwa nari umuneke, cyangwa ukagira ibintu bihumbi bituma wumva utakwemerwa. Dore nejo nagize amakosa, nejo nagize araguhamagara ngo ngwino. Haleluya. Ku ntebe y'imbabazi no dukura imbaraga zo kudasubira nyine muri ibyo ngibyo. Abaheburayo 4:14-16. Satani ni umuriganya, aragukoshesha akakwinjiza mu cyaha, yarangiza akagutera guhunga Imana, akakwemeza kutemewe, akakwemeza ko nta mpamvu yo gusenga, akabwira ati se naho wahereye, reba imyaka umaze mu rusengero nta mpinduka, ni wowe ugubyuka, ni wowe umeze gutya na gutya. Ni wowe guteje ibyo, ni nawe uguteye guhunga Imana. Yesu yaje kutubwira iby'ibyaha byacu, ntabwo aza n'ijwi rishinja. Ijwi rishinja rihora rirya Satani. Bibiri imwita umurezi wa bene data. Niyo mpamvu iyo twakuze mu gakiza ntabwo tujya duhagurukira gushinja abantu. Haleluya. Turavuga ngo uwancunguye, uwankijije bya byaha byinshi, n'uyu nguyu yamukiza, bigatuma duhorana imbabazi ku bantu. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ni umugizi wa neza, ni umutunzi w'imbabazi. Sinkubwira ngo uramire mu byaha, ariko ugukiza ibyaha ni uwo nguwo ukwiriye gusanga. None nutamwegera uzakirira hehe? Haleluya. Abaheburayo 4:14 tugeze kuri 16. Ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye, uyatandukanye na Aroni, tandukanye n'abahungu be, tandukanye n'abatambyi bakuru bose babayo. Ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubarana natwe. Muribuka nyina wa Samweli ajya gusenga, umutambyi Eli ntiyari bubashe kubarana na Hana. Ntabwo ubugumba bwa Hana bwari kuba ubwa Eli. Ndagukunda, ndagusengera, ndakwifuriza ibyiza, ariko amajoro urara n'ukuri ntabwo nayarara. Ibirara bikurya ntabwo biza ngo bindyeho. Yesu ashimwe. Ariko nanjye ibirara bindya ntabwo nawe bikurya. Haleluya. Imana ishobora kuduha umutwaro wo gusengera abantu, ariko ntidushobora kubyumva 100% nk'uyu mutambyi mukuru. Haleluya. Wafite imbaraga n'ubushobozi bwo kubarabarana natwe. Uwo niwe twegerejwe, uwo niwe dusenga, uwo niwe duhamagara. Haleluya. Ngo kuko dufite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe. Mu yandi magambo, abakera nubwo batangambaga ibitambo, ariko ntibashoboraga kubabarana n'ubwoko bw'Imana. Bari abantu. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Buri buribwe na buri mubabaro wose Data sinzi uko yabigenje, arabikubakuba byose Yesu yabisogongeyeho. Ibizakuriza Yesu yabisogongeyeho. Haleluya. Hari igihe mu bupfapfa no mu kutamenya ushobora kubabazwa wenda no kubyara, ukavuga uti Yesu ko atabyaye buriya yarababaye. Yego, Bibiliya iravuga ngo we yasogongeye ku buribwe bwose, ngo mu ntege nke zacu, ahubwo we yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Buri mubabaro wose wababarira mu isi Yesu yawusogongeyeho. Haleluya. Kugira ngo nutaka, nusenga, azabashe kukumva. Ni umugizi wa neza, ni umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Hanyuma uwo mutambyi mukuru utatureka ngo tubabare twenyine, niwe uduhamagara.
hahandi Imana yabwiye Mose ngo abwira Aroni ngo niwirinde, bwira Aroni ntagajya apfa ku ibintu byo kwinjira uko abonye. Noneho uyu mutambyi mukuru twebwe aratubwira ngo nuko rero nimuze twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Haleluya. Turimo turazamuka mu minsi yo gusenga, ariko reka nkubwire, intebe y'ubuntu ntabwo iri muri 7 days gusa, ntabwo iri mu minsi 7 mu cyumba cyo hejuru. Iyi ntebe y'ubuntu iri kumwe n'umutima wawe, umutima wose ushaka Imana, umutima wose uhamagara Kristo. Intebe y'ubuntu irahari. Yesu nongera nkubwire ngo nitumusanga mu minsi 7, nta nubwo tumusanga muri uyu mugoroba. Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Icyo akora iminsi yo gusenga ni iminsi yo kubyibukiranya, ni iminsi yo kwigira imbere, ariko Yesu ntagira iminsi yigiye hirya ngo yongere agaruke hino. Ubwo rutansi yasenze Yesu yigiye hino, ubwo amasi iminsi adasenga Yesu yigiye hirya. Ahubwo ngewe ubusabane bwanjye nibwo bushobora gutokorwa nkagira ngo nta gihari, cyangwa kutizera kwanjye n'intege nke zanjye bishobora kuntera kwibwira ko atari kumwe nanjye. Ngo nuko rero ya ntebe batinyaga, hantu batagombaga kwinjira uko bishakiye, umutambyi mukuru amaze kwinjira mu ihema ritubatswe n'abantu ryo mu ijuru, araturembuza aravuga ngo nuko rero nimuze mwegere intebe y'ubuntu mudatinya, kugira ngo mubabarirwe. Haleluya. Hanyuma tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Igihe gikwiriye ni igihe cyose tubukenereyemo, kandi nasanze iteka tuba tubukeneye. Iyo byaciyemo tuba tubukeneye kugira ngo budushoboze kugumana n'Imana. Ejo tudasinda umunezero w'ibyo yaduhaye, ejo tudasinda gutabarwa tukibagirwa, tuba tubukeneye. Mu gihe cy'amaganya n'amarira tuba tubukeneye, kugira ngo amarira atadutera kuvuga ngo Imana ntiriho. Ubuntu buhora bukenewe mu gihe cyose. Kado Yesu icyubahiro. Haleluya. Mu bintu bizatuma umwana w'Imana navuze impanda abantu batabimenya, harimo ivutu. Ivutu ni uguhaga cyane, hakabamo n'amaganya y'isi. Byose bifite imbaraga zo guhungisha umuntu Imana. Niyo mpamvu dukeneye ubuntu. Haleluya. Iyo turimo turira dufite ibibazo, uba wumva nibikemuka, mva ni wowe n'Imana patana rugi. Haleluya. Ni koko ibibazo bijya bidutera gusenga no kwegera Imana, ariko mu gutabarwa no mu buntu no mu kubona ibyo umuntu yamaze imyaka asengera, harimo abantu ibihumbi bahita baburira Imana umwanya. Harimo abantu ibihumbi bahisigara bareba ibintu byo gusenga ko ari ibintu bya fake. Ibihumbi n'ibihumbi ntibyagushijwe n'ubukene, ibihumbi n'ibihumbi byagushijwe n'amafaranga n'icyubahiro. Hari abagore badamarariye mu bituza by'abagabo babo, ntabwo ari bibi, ariko bigeze gusenga bakiri abakobwa. Hari abagabo bakiri abasore bagishakisha ubuzima, bari bafite umwanya, bafite Imana umwanya, bafite ishyaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza, bababajwe n'abantu barimbuka. Bigeze kugira ububyutse bari muri za kaminuza, bagira ububyutse bari abanyeshuri, bamaze kugera ibyo basabaga uyu munsi byambaye umubiri, bafite amazu n'amamodoka, ntibagifitiye Imana umwanya, babona ari ibintu by'abasoresore batarafatika. Dukeneye ubuntu bw'Imana mu bihe byose. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Kandi ubwo buntu, umutambyi uruta abandi, umutambyi udapfa, umutambyi waratwingingira, arakubwira ngo ngwino wegere intebe y'ubuntu, kugira ngo ubuhabwe bwo kugutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Haleluya. Nari nasinyarukiye gato mu isezerano rishya kugira ngo wumve ibyo Aroni atari yemerewe uko yishakiye, uburyo twebwe twabyemerewe. Maze nusenga, usenga umutima utekanye, uvuga ngo ndabizi ko ari kumwe nanjye. Bishobora kuba bitarasa nk'uko nshaka, ariko ndabizi ko ari kumwe nanjye. Bishobora kuba bitaragira ishusho, bidafite forme, bikivangavanze, ariko ndabizi ko uri kumwe nanjye. Ndabizi ko unyumva iteka iyo nsenze. Ndabizi ko utandi kure. Ibyifuzo by'amasengesho byanyagira hirya no hino, tubyohereza abantu ngo badusengere. Ni koko kugira inkunga y'amasengesho ngo abantu badufashe igihe bikomeye ni byiza, ariko ukwiriye kubyohereza uzi ko Yesu ko yumva pasiteri ariko nawe akumva. Habaho inyigisho z'ibinyoma zirehereza abantu kuri twebwe, zituma muduhindukirira, mwumva nta cyakoreka iwanyu mudaciye muri twebwe. Ibyo byarangiranye n'igihe cy'abatambyi. Sinkubwira ngo ntukubaha umushumba na autorité spirituelle iri hejuru yawe, ubutware bw'umwuka Imana yashyize ku buzima bwawe bwubahe, bizaguhesha no mugisha, ariko kandi gusenga kwawe n'ukwanjye byumvikana kimwe imbere ya Data.
kini mucyemeye we haleluya. Shobora kukurusha ubusabane kuko maze iminsi nitoza kubana nawe, nitoza kumwumvira, ninda mu ijambo menye ibyo avuga. Nicyo cyonyine nakurusha. Ariko iyo nsenze nawe ugasenga, n'ukuri twese aratwumva. Oh haleluya. Hari umunsi uzabimenya. Amen. Iriya sanduku rero yashushanyaga byose tuzaherwa muri Kristo Yesu. Uyu munsi byarabonetse. Haleluya. Reka nsubire mu gitabo cyo kubara gatoya, kubara igice cya 7 murongo wa 89. Kubara 7:89. Yitwa Ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Wayitegereje koko. Kubara 7:89. Mose yinjira mu ihema ry'ibonaniro kuvugana n'Uwiteka. Yinjira hehe? Mu ihema ry'ibonaniro kuvugana n'Uwiteka. Hari ahantu yagombaga kuba kugira ngo ahumvire ijwi ry'Imana. Haleluya. Mose yinjira mu ihema ry'ibonaniro kuvugana n'Uwiteka. Yumva ijwi rimubwira rituruka hejuru y'intebe y'ihongerero. Kuri ya ntebe, kuri ya sanduku yari ifite iki cyitwa intebe y'ihongerero. Haleluya. Yumva ijwi rivugana nawe aho hantu Imana yashimye kugira ngo ihagire ubuturo, kugira ngo izajye hahurira n'ubwoko bwayo. Ngo rimubwira rituruka hejuru y'intebe y'ihongerero yo ku isanduku y'ibihamya hagati y'abakerubi bombi, avugana n'Uwiteka. Nukomeza ku gice gikurikiro cya 8 uraza kumva ibyo yagiye amubwira. Ariko icyo nshaka kukubwira nuko Imana yabonekeraga aha hantu, uyu munsi ni Imana iri imbere muri wowe. Haleluya. Ni Imana wavugana nayo utaje hano. Icyakora ukwiye kuza kugira ngo twige ijambo ry'Imana tunaryazanye. Ariko iminsi y'amateraniro ntihoraho. Ntabwo duhora duterana, ntabwo duterana amasaha yose. Ese Imana urakomeza ukayumva uri nawe wenyine. Nicyo cyifuzo cyayo. Yifuza ko mubana nk'Imana iri imbere muri wowe. Haleluya. Igihe rero cyaje kugera, umwana w'Imana none avukira mu isi, aba Imana muri twe. Haleluya. Yari Imana iri mu ihema, yari Imana ibonekera ku isanduku y'ibihamya cyangwa isanduku y'isezerano. Igihe kigeze ibyo byose bitarakoze, kuko muribuka ko isanduka nubwo yababeraga impfabusa. Hari igihe bayijyanaga ku rugamba bagatsinda, baba barateye Imana umugongo bayijyana ku rugamba igasa nkaho idahari. Ariko Imana ntibyayibuzaga kuba ihari, kuko igeze mu nkambi y'abanzi babo yakoraga udutendo mu nzu ya Dagoni. Dagoni akabaraguye, Abafilistiya bakabarwaye ibibyimba n'ibindi bintu bitandukanye. Imana ntaho yari yaragiye. Haleluya. Ariko igihe kigeze haza urundi rwego rwo kubana n'Imana rusumbyeho. Haleluya. Matayo 1:23. Urwego rusumbyeho ariko rutabaye urwa nyuma, kuko twabikiwe urundi mu mwuka wera. Haleluya. Matayo 1:23. Ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Yesu yaraje yambara umubiri, avukira mu nda y'umugore ari we wamuremye. Haleluya. Cyari igitangaza kidakwirwa mu bwenge, na n'uyu munsi ntikirakwirwa mu bwenge. Niyo mpamvu abantu bakomeza kubihakana. Tugihabwa tukacyakira kubwo guhishurirwa. Icyampa Mwuka Wera akaguhishurira Kristo kurushaho uyu munsi wa none, maze ibigushidikanyisha byose bigasunikwa mu mutima wawe. Haleluya. Ukamwizera. Ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ibi bintu byabaye hashize imyaka 100 batacyumva ijwi ry'Imana, bari mu mwumo, mu mwuka uteye ubwoba. Tutarajya n'iki gihe, n'igihe cy'abacamanza. Imana yajyaga ihagurutsa umucamanza akabakururira ubwoko bwose, akabuhereza ku mategeko y'Imana, bakongera bakumvira Imana, bakagira imbaraga, bagatsinda abanzi babo. Umucamanza yamara gupfa, ngo buri muntu wese akikorera ibyo ashaka muri Isiraheli. Nta mwami wari uriho, buri muntu wese akikorera ibyo ashaka. Ibyaha, kuvanga, kuramya izindi mana bikongera bikaba byinshi. Igihe rero cyaje kugera, igihe cy'abacamanza cyararangiye, haza kubaho imyaka y'ubuhenebere no guceceka. Hanyuma iki gihe Imana irongera irigaragaza. Haleluya. Ibyari byaravuzwe na ba Yesaya imyaka muri 700 ishize, umwana w'Imana avukira mu isi. Haleluya. Yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe.
aha byari byiza. Yesu washobora kumusanga ahantu bamukoragaho barwaye, yagiye akora ibitangaza n'ibimenyetso, isinagogi yinjiragamo ibintu byarahindukaga, abamwizeye babonye imirimo ye, yakijije impumyi, yafuzuye abapfuye, yatabaye abantu benshi. Bibiliya irambwira ngo yagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza. Haleluya. Yaraje kwerekana iki? Yaraje kwerekana ishusho y'Imana batarebesheje amaso. Imana yari iteye ubwoba, Baroni iyo binjirayo uko bashaka bari gupfa. Noneho Kristo araza kugira ngo atwereke iyo shusho y'Imana itaramenywe. Haleluya. Igihe kigeze rero, Yesu arababwira ngo noneho ngo ibyaba byiza nuko nagenda. Ese ubu Yesu yarabeshye? Ko byari byiza kubana nawe, ko byari byiza ba Yohana kuryama mu gituza cye, ko byari byiza ko ababwira aho baroba bakaroba bagafata, ko byari byiza babuze umusoro akamubwira ati genda ukura ifi mu nyanja, ifi ya mbere urakuramo stateri, niba ari stateri igiceri ugende wishyura umusoro, ko byari byiza. Ariko se ubu Yesu yaba yaratubeshye cyangwa itorero nitwe tugifite ikibazo? Kuko Yesu ntiyabeshya ngo babwira ngo ibyaba byiza nuko nagenda hanyuma ngo asige ibintu bibaye bibi. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ibyo rero byabaye byiza ari uko agiye. Ndifuza ko mu misengere yacu dusaba Kristo akabiduhishurira. Haleluya. Ngo ikizagira icyo kibamarira. Yohana 16:5-7. Ngo ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza turajya he? Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Bari bari mu gihe cyo kutabisobanukirwa nk'icyo rimwe na rimwe itorero tujya tubamo. Baravuga ati uyu mugabo wadukemuriraga ibibazo, uyu mugabo twabanye, uyu mugabo utangiye kuvuga ibintu byo kugenda, ngo imitima yabo yuzura agahinda. Nk'uko abera benshi badasingira icyo Yesu yakoze ubwo yatwoherezaga umwuka wera. Ariko ndasenga Imana ngo iduhe guhishurirwa kurutaho mu misengere yacu, maze ubuzima bwa Gikristo buturyohere, ubuzima bwa Gikristo bugwiza imbaraga, tumenye ko tutari twenyine. Haleluya. Uwo dusenga ari kumwe natwe, nabasakuza nkazamura ijwi mbizi neza ko ari kumwe nanjye. Haleluya. Ngo ariko ndababwira ukuri yuko, kuri 7:16-7, ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. Ubu Yesu yabeshya abigishwa be? Ntago yababeshye. Kandi igihe cy'intumwa twarabibonye, abahoze ari abanyantege nkeya ku munsi wa Pentekote bahindutse abanyambaraga. Yesu akiri kumwe nabo bataruzura umwuka wera, nibo babujyagamo bongera babivamo, nibo banyuzagamo bakamwihakana. Kandi Petero yamwihakanaga atabishaka, kuko iyo yamwihakana bishaka ntaba yarageze hirya ngo arire. Uzi umuntu w'umugabo kurira yarashobewe, ubwoba bwari bumurushije imbaraga, gutinya urupfu, kuvuga ati abafashe uriya ari wari ufite imbaraga, none se njyewe nibangeraho barangenza gute? Yari afite ubwoba busa nk'ubufite ishingiro. Ariko ku munsi wa Pentekote umugabo yuzura imbaraga, arahaguruka ahamya Kristo. Haleluya. Arababwira ngo wa wundi mwinshi niwe ukoze ibi ngibi, kuko umuhanuzi Yoweli yari yarabivuze. Yesu ntigeze atubeshya. Ikizagira icyo kimara nuko nagenda, ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Mu mipango y'Imana irenze ubwenge bwacu, Yesu na mwuka wera bari gusa nk'ababisikana. Yesu agasubira mu ijuru, hanyuma mwuka wera akaza agakorera mu buzima bw'abizera Kristo bose. Haleluya. Nuguma mu ijambo ry'Imana uzagenda ukurira muri uko kumenya, uzagenda ukurira muri uko gusobanukirwa, ubuzima bwawe buzagwiza imbaraga, uzaryoherwa n'icyo Kristo yakoze. Ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Yaramwohereje. Haleluya. Ibizahoze ari isezerano byarasohojwe. Imana yacu tugirire neza. Ndimo ndifuza kukubwira, tugana mu kanya ko gusenga, kuwo dusenga ari kumwe natwe. Kuzamura amajwi kw'abarokore n'urusaku rwacu ntirigutere kwibwira ko Imana tubwira ari Imana iri kuri. Amen. Ntabwo tuyisenga nka Bayali, kuko bagombaga kwica ibisebe n'amaraso akava, ngo hari abo Bayali nibwo yakumva. Ushobora gusenga nsakuza kuko ari byo
natoye igihe nize gusenga nasanze basakuza. Haleluya. Nshobora gusenga nsakuza kubwo ishyaka ribira muri njyewe, ariko Imana atubwira iri imbere muri twebwe. Haleluya. Ntabwo iri kure ngo minsabe gusakuza, iri imbere muri twebwe. Ntabwo tuyihamagara nk'abahamuki. Iyo umuntu abwira umuntu atumva nibwo atitiriza agahatiriza, kuko arimo abwira umuntu utumva. Ariko yarivugiye ngo isi yaremye ugutwi ntizumva. Amen. Haleluya. Kubwo kutagira ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe, hari ubwo indirimbo tuzifata tukayoberwa icyo ijambo rivuga. Murabizi ya ndirimbo nziza abantu benshi bakunda, nanjye ndayikunda, ivuga ngo aranyegere harya ngo kuruta umwambaro nambaye. Bavuga ngo iki? Amba hafi kuruta umwambaro. Simbi, ariko ibyo ivuga biraciriritse kuruta ibyo Yesu ari byo muri twe. Haleluya. Iyo tuvuze ngo amba hafi kuruta umwambaro nambaye, umwambaro twese tuwambara inyuma, nta muntu wambara umwambaro umwe imbere. Iyo tuvuze ngo ari hafi kuruta umwambaro twambaye, ni ukuri nihishurirwa ku baririmbyi, ariko icyo Umwuka Wera ari cyo muri twe kiruta iryo hishurirwa. Haleluya. Umwambaro nambaye niko kuranyegereye, Yesu andi hafi kuruta niko baririmba. Ni ukuvuga ngo hagati y'umwenda utarankoraho Yesu ariyo. Ariko reka mbabwire, iyo dusenga iri imbere muri twebwe. Haleluya. Iri imbere muri twe, kuko uyu mwambaro umuntu ashobora kuwunyambura, n'abajura bashobora kuwunyambura bagasiga nambaye ubusa. Satani yakora ku bintu byose, agatwara ubutunzi waruhiye, ariko niba warizeye Yesu, Umwuka w'Imana ari imbere muri wowe. Nta kintu cyamukunyaga, nta murozi wamutwara, nta bigeragezo byamutwara. Guhungabana no kugabanukirwa bizanwa gusa nuko wayobewe icyo ngicyo, ariko Satani abizi neza. Niyo mpamvu azungurukije abakristo bazenguruka basenga, ariko badafite ijambo ry'Imana. N'izi ndirimbo zo mu gitabo nziza dukunda, burya siko zose ziri biblique. Hari igihe biba biri kure gato y'iryo ijambo ry'Imana rivuga, ariko ijambo ry'Imana nirigwirira muri wowe, uzamenya uwo uri we, umenye n'icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Icyatugirira umumaro nuko yagenda, kuko natagenda ntazohereza umufasha. Mwibuke izi video bazisobanura mu ndimi zacu ziba zatakaje ibintu byinshi byinshi. Ubundi nundi muntu umeze nkanjye, nicyo gisobanuro. Nundi umeze nkanjye, imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye none hazaza bimbere muri mwebwe. Muzabe mutagikeneye umutambyi wo kubagererayo, mube mu rusengero kuko mukeneye kugira discipline ya gikristo, kuko dukenera utuyobora n'utwigisha ijambo ry'Imana. Mwibuke ko iby'ubu bwami iteka n'uruhererekane, uwigisha kwiriye kuba yaramaze iminsi yigira ku bandi. Haleluya. Amen. Ntiwaba umwigisha utarabaye umwigishwa mwiza. Biradukwiriye kugira inzu y'Imana tubarizwamo rwose. Ntabwo ruvuga ngo ndabyuka ngo Umwuka Wera hanyobora nihonja, uzaba inzererezi, kuko ushobora kuzarya indyo imwe. Nuzenguruka ugasanga uyu munsi batetse ibijumba, wajya mu rundi rugo ugasanga nabwo batetse ibijumba, wasubira n'ahandi ugasanga batetse ibijumba, uzarwara bwaki. Ariko iwanyu bateka baravuga ngo uyu munsi turarya ibijumba, ejo tuzarya ibirayi, tuzashyiramo ibishyimbo birimo imboga, ejo tuzagura akanyama, bigatuma ugira ubuzima bw'umwuka buri balance. Yemwe abankurikira online mutagira itorero. Haleluya. Yesu atugirira ubuntu. Ukaba ufite umwanya, ufite n'urusengero wegereye, kutagira itorero no kunyagwa zigahera. Ibya online ni ibintu byo gufasha abantu bari mu kazi batabonye umwanya. Nihitiraga reka twikomereze believers. Haleluya. N'aba online badukurikira ariko bafite insengero, Imana ishimwe, muzakura. Ni koko turi mu gihe cyiza aho dushobora gukurikira abavuga ubutumwa batandukanye, ariko kandi n'igihe gishobora guteza ubuyobe, cyane cyane iyo umuntu atarakura mu gakiza, yumva bakumva n'ibi bigasigara bimucanze, akaberwa ibyo afata n'ibyo areka. Niyo mpamvu iyo ukurikira abigisha, iyo hari abigisha wahisemo gukurikira, ukwiriye kumva byibuze abavuga ibintu byenda kumera kimwe, bitavuguruzanya. Believers, muranyumvise? Haleluya. Imana iri imbere muri twebwe, ntabwo ikiri Imana dushakira kuri. Ikizagira icyo kibamarira, haleluya, nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuwoherereza. Iki gitekerezo cyicaye mu mitima yacu. Iyo tugiye gusenga, tugiye kwiherera, biradukwiriye pe kugira iminsi yo guterera umusozi niba ushobora, ugira iminsi yo kuba mu cyumba cyawe, ugira umunsi simbizi ibyo mu mazi byo bijya bincanga. Jewe nasenga nkanuye kuko naba ntinya ko ari bunjyane. Ariko kwiherera biradukwiriye,
ku kigero wamenye wiherereye. Icyo nkundira Imana, imenya umutima uyishaka. N'ibyo gukuruza inda mu buvumo ahantu harehare, ntabyo sindabyumva vraiment. Ariko umutima uyishaka Imana irawiyereka. Ariko icyo nshaka kukubwira, waba urimo kurura inda, waba urimo usengera mu mazi, waba watereye umusozi, menya ngo Imana ntimuri buhurire ku musozi, iri imbere muri wowe. Uzamutse umusozi uyifite, ahubwo ugiye kwiherera ahatari urusaku, aho abantu bataba. Ugiye kwibwira ngo ngufitiye umwanya, ngwino unyigishe ubwiru bwawe, ngwino umpe imbaraga zo gutsinda iby'isi, ngwino unyuzure ibindi byifuzo byose washaka kwibwira, kuko ni umubyeyi. Ariko ubimenye kuzamukanye nayo, ntabwo uyisanga mu cyumba cyawe rutanze cy'amasengesho. Waje iri imbere muri wowe, uraje wenda ngo duhugurane tunafashanye, ariko waje uyifite niba warizeye Kristo. Haleluya, amen. Paulo yandikiye ab'Ikorinto, kanagiriza ahangaha, ahandi tuzakomeza ku munsi w'ejo, mu rwandiko rwe rwa mbere rw'ab'Ikorinto 6:19, ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe. Umubiri wawe, your body, wa mubiri rimwe na rimwe udakunda, uvuga uti ni munini cyane, cyangwa urananutse, urirabura, uri inzobe, ni mugufi, ni muremure, uyu mubiri ubwo Imana yaranejejwe, iranyurwa, birayiryohera. Umaze kwizera Kristo, irazitura imbere. Uru rusengero rw'Imana, uru rusengero rw'amatafari ni urusengero rwa believers, ariko wowe uru rusengero rw'Imana, uru ubuturo bw'Imana. Oh haleluya. Wabimenye ntiwakongera kwiyanga, ntiwakongera kumva udafite agaciro. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Hepfo dukomeje habyara indi nyigisho, ariko nifuza ko wawufata akangaka. Imibiri yanyu, imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Mu yandi magambo, yo ni deplasa, iyo ndimo mva ahantu njya ahandi, ijuru riba ririmo kugenda, Imana muri njyewe tuba tugiye. Kubiyoborwa bituma hari ibintu dufata tukabigira sacre, tukabigira nkaho ari ibyera cyane. Murabona hano kenshi ntabwo twakorera amanyanga, nako si kenshi nditegeza ko ari iteka. Haleluya. Twumva ari ahera, ni koko nahera kuko hakorerwa ibyo wera n'imirimo y'Imana, ariko burya ni iwawe, niyo uri muri bisi, niyo uteka, niyo uri muhinga, burya nawe uri urusengero, burya nawe ubwawe uri ubuturo bw'iyera. Haleluya. Bituma rero uhorana imbaraga. Iyo wabimenye bituma uhorana ububyutse, kuko Imana muri kumwe. Bikurinda kugwa mu byaha, kuko Imana iri kumwe nawe. Bikuzanira uburyohe mu rugendo, kuko Imana iri kumwe nawe. Niyo uyihamagara, niyo uyambaza nkaho iri muri wowe imbere, si Imana yakuri. Ibyo rero iyo twabimenye bigabanya imihango yindi y'idini. Yesu ashimwe. Imihango y'idini irakubwira ngo nujya gusenga birasaba ko wambara gutya na gutya. None se ubwo Imana kwira imbere muri njyewe ko tuvuga niteka? Ubu ndyamye ntarakaraba ntabwo nayivugisha. Ubu nyambaye ipinjama sinayivugisha. Ubu ndi muri douche sinavugana nayo. Kavuga n'ikindi giteye isoni. Ubu ndi muri toilette. Imigani y'Abanyarwanda ivuga ngo uyambariza kwishyiga ngo ivu, ni umugani w'Ikinyarwanda, ntabwo ari Bibiliya. Njyewe ndi ubuturo bw'umwuka wera. Haleluya. Ahantu hose nahamanya nayo, navugana nayo. Igituma njya kwiherera nkajya ku ruhande ni ukugira ngo mpunge urusaku, ndeke telefoni, mve mu bintu gatoya bimpuza, hanyuma ngirane nayo umwanya twenyine. Haleluya. Ntabwo iyo umuntu amaze kwambara ikanzu y'abapadiri cyangwa y'abapasiteri sinzigaya, n'ubushize narayambaye kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ariko ni ibyashyizweho by'imigenzo y'idini runaka, ntacyo bitwaye, nta nubwo bibagabanya gutunga Imana, ariko kandi ntibizana Imana. Yesu ashimwe. Ntabwo kuvugana n'Imana binsaba guhagarara muri pozisiyo runaka, mbe nifashe neza gutya ngo nibwe nyumva, mbe mfukamye se. Uzi igikwiriye kudutera gupfukama ni uko ari umwami w'abami turamenya, tukamucira bugufi. Kidutera kuzamura amaboko no gukoma amashyi cyane ni uko ari umwami w'abami ufite igitinyiro n'ubwiza. Ariko sivuga ngo nzamura amaboko arinda gw'ibinya ngo nibwe nyumva. Icyakora nshobora kuzamura amaboko kuko ari umwami w'abami muramya, nshobora no kuzamura amaboko kuko ari pozisiyo wenda iri butume ntasinzira.
cyangwa ntarangara, cyangwa umutima wawe ukamenya ukuri ko Imana yururutse ikava mu ihema ikarenga isanduku ikarenga kuba Yesu uri kumwe natwe, kuko icyo gihe yari ari muri Isiraheli yose, ari mu bwoko bwose, ukageraho umwuka wera yatugejeje aho Imana iri imbere muri twebwe. Duhaguruke dusenge itorero ry'Imana. Imana iguha umugisha, Imana yawe iri imbere muri wowe. Umwanzi yazana uburetwa ariko ntafite imbaraga zimura Imana imbere muri wowe. Waca mu birushya, waca mu bibabaza, waca mu byatumurira, ariko ntibifite imbaraga zo gukura Imana imbere muri wowe. Ndifuza ko ugira iyo myitwarire n'iyo myumvire. Turimo tuzamuka mu cyumba cyo hejuru cyo ku kwezi kwa 8, ugira iyo myumvire y'uko Imana uhamagara hari Imana iri imbere muri wowe. Uzabyuka uvuge cyane, uzasenge bucece uzabushoboye, uzasenge uburyo bwose bwo gusenga, uzarambarare, uzatega amaboko, uzapfukame, uzagendagende, uzasenga uburyo bwose bwo gusenga, ariko ntuzibagirwe ko usenga ari imbere muri wowe, kandi ko yaguhaye ubutumire buhoraho. Nimuze nimwegere intebe y'ubuntu mudatinya. Ahantu hari hateye ubwoba, ahantu abantu bagwaga, uyu munsi kubw'igitambo Kristo yatanze ku musaraba twebwe twaremewe. Byaba ari akaga utarizera Kristo, waba urimo gucikanwa, waba urimo guhomba, ariko niba warizeye Kristo waremewe. Mwuka wera ari imbere muri wowe. Ukwiriye gukora ibyo abana bo mu bwami bakora kugira ngo urusheho kumuhishurirwa, yagukire muri wowe, imirimo ye igaragare, tangaza bye bikoreke muri wowe. Reka twongere tumubwire ibyuzuye imitima yacu. Niba iki wazamukanye mu cyumba cyo hejuru, ibyawe ku giti cyawe ubimubwire, ibyabawe nabo ukunda ubimubwire. Umusabe guhishurirwa iby'umwuka, umusabe iby'umubiri. Yuzuye urukundo no kugira neza, yuzuye imbabazi. Twatangiye ku cyanditswe kivuga ngo yabakuye muri Egiputa kugira ngo bataba baretwa babo, ngo abakuraho imitwaro yabahitamishaga, ngo abagendesha bemye. Ni igihe kigihitamisha ubuzima bwawe, gituma Imana ikubera Imana yakure. Kimubwire afite amatwi yo kukumva. Ni igihe kiguhitamisha amarira akaruta umunezero, gusuza umutima bikaruta amashimwe. Ubimubwire afite amatwi. Yagukuye muri Egiputa y'ibyaha kugira ngo akwemeshe utaba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose, utaba imbata y'umuntu uwo ari we wese. Imbaraga z'umwijima zakwishyira hejuru kugira ngo zikugire imbata, imbata y'ibyaha, imbata y'amateka, imbata y'imibabaro ya kera, imbata yo kunanirwa gusingira iby'Imana ikuvugaho. Ariko icyazanye Yesu ni ukukwemesha kugira ngo utaba imbata y'umuntu, utaba imbata y'ikintu, utaba imbata y'icyaha. Anejejwe no kukubona uguwe neza, anejejwe no kukubona uri umutsinzi no kurushaho. Uko kuva mu isezerano rya kera ubwiza bw'Imana bwagiye burushaho kutwegera, yagiye irushaho kudusanga, byavuye mu ihema, mu isanduku, muri Kristo, hamwe n'abantu. Imana hamwe n'abantu mu bwoko bumwe bwa Isiraheli bihinduka Imana iri imbere muri twe. Yesu abwira abigishwa be ngo icyagira icyo kibamarira nuko nagenda, kuko ningenda nzabohereza umufasha wo kubana nawe ibihe byose, bitari rimwe na rimwe. Dushobora kumwumva mu minsi yacu yo gusenga kuko aribwo imyuka yacu itarangaye, ariko ubundi ari kumwe natwe. Reka tumusukire ibyuzuye imitima yacu, umuvugishe nk'ubwira so. Ntutinye kumubwira ibyo utabwira abantu, ntutinye kumubwira ibisa nk'ibihatinze. Ni uwo kwizerwa, ni umunyakuri, ntabeshya. Reka turimbe gatoya ngo nisiguye amaboko yawe.
hanyuma uzamure ijwi ryawe, ufungure umunwa wawe, uvugane n'Imana yawe.